papa wo mu Rwanda papa w'umwirabura. amakuru aravuga ko kuwa gatandatu atarayiwe muri iyo nzu muri kubona nihiwe. Hashize iminsi 10 gusa abise abatowe bimitse papa wabo mu Rwanda. Uyu ni Harerimana Faustin. Ni mu muhango wabereye mu rugo rwe mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe akagari ka Busanza. Nyuma yuko amashusho asakaye ku mbuga nkoranyambaga, ibi ntibyavuzweho rumwe. Benshi baravuze bati se birashoboka, abandi bo baravuga bati ni ishyano ryaguye. Ariko kugeza ubu amakuru ataremezwa neza avuga ko Harerimana Faustin yaba yaragiye kubazwa byinshi ku muhango wo kwimikwa nka papa w'abatowe mu Rwanda. Amakuru aturuka mu bantu bo hafi we nagerageje guhamagara nimero yananiye nabigerageje, ariko nanjye ubwo sindabikonfirma neza. Ujya kuyakoresha mu nyungu ze cyangwa mu bindi bintu bye abanza verifie gusa. Ashobora kuba atararaye Vatikaniye. Ubwo twageraga aho Harerimana Faustin atuye, bamwe mu baturanyi be twaraganiriye. Nabo bavugaga ko badaheruka kumubona nyuma yo kwimikwa. Ubu arimo arasenga bisanzwe nyine, niba ariyo niba atariyo simbizi, ariko by'umwihariko ndahamya ko adahari. Ko nabonye acaho agenda n'ababishinzwe, ariko ntabwo nzi niba ari yagaruka. Ngiye gusobanura niba yaranagiye, bashobora kuba agiye gusobanura inzira byacimo kugira ngo agere kuri iyo ntebe. Buriya kugira ngo uzagere aho papa hari inzira bicamo. Umuntu ni yabaye padiri, ni yabaye musenyeri, yewe ni yabaye na kardinali. Kubyuka baba umuntu yabaye papa nk'umukatolika nsanzwe nsengeramo, ntabwo wabyakira, ntabwo wanabyemera. Kubyuka ugahita ushyiraho papa, we nk'umuturanyi ngewe nabashe kumuganiriza nk'umuntu dusanzwe tuganira, yambwiye ko atari papa, ari papa mu by'ijambo ry'Imana. Ni papa mbese mu gufasha imitima y'abantu, kuko ushaka kugusengera. Njye ntabwo ndi papa, ndi papa. Ubwo hakwirakwizwaga amafoto yerekana itsinda ry'abantu banyuranye bari bateraniye ahantu hamwe bavuga ko ari ukwimika umuyobozi wabo bise papa, abandi bakamwita umubyeyi w'abatowe. Uyu mubyeyi wimitswe yahawe inkoni, umusaraba ndetse na Bibiliya nk'ijambo ry'Imana. Mu magambo ye yagaragaje ko yahawe ubutumwa, ariko usanga bamwe mu bayobozi ba Kiliziya Gatolika mu Rwanda batabwemera. Yaravuze ati impamvu bamwe mu bayobozi ba Kiliziya basa naho baturwanya, ntabwo mvuga ko ari bose. Uyu murimo nibo bakagombye kuwukora. Bakavuga bati abakristo mwambaro twabambitse urasuti. Yerekanye ko abakristo Gatolika bakwiye kumenya ubutumwa bw'abatowe ndetse no kubukurikira. Aravuga ati ntabwo turuhira ubusa, turi abageni beza biteguye kwimana na Kristo, ingoma ye y'urukundo, ubutabera n'amahoro. Muri aka kanya ni ugusabira abavandimwe bacu batari bumva ibyo tuvuga, be kujya kuduteranya na Kiliziya. Twebwe ntabwo turwanya Kiliziya, ahubwo nitwe tuyirimo neza. Ibyo twanabyirata rwose. Iyaba abakristo bose babaga nk'abatowe, igihugu cyose cyagira amahoro. Nta muntu watowe wagira nabi. Urwo rukundo ndimo mbabwira rugaragarira no mu bikorwa. Nyuma y'uyu muhango, Arkiyepiskopi wa Kigali akaba na perezida w'inama y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda, Antoine Cardinal Kambanda, yavuze ko hari gukorwa iperereza kugira ngo hazakurweho urujijo. Mu magambo ye yaravuze ati turimo turabitohoza ngo turebe icyakorwa dukureho urujijo. Kiliziya Gatolika iherutse kwizihiza yubile y'imyaka 125 ivanjiri igeze mu Rwanda. Ikaba ifite paruwasi 236 ziri muri diyosezi 9. Kiliziya Gatolika kuri mu Rwanda ikaba ifite abakristo Gatolika barenga miliyoni 5.
ariko ntiyahwemye guhangana n'abakristu gatolika bagenda bashinga amatsinda arimo intwarane za Yezu na Mariya. Izi ntwarane mu 2013 zo zigeze no kujya ku rugo rw'umukuru w'igihugu zivuga ko zimushyiriye ubuhanuzi, naho abatowe bo bakaba ari bo baherutse gutora uhagarariye papa. Abo bose bakaba bakwirakwiza inyigisho zibangamiye imikorere ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Reka dukomeze tubane mu biganiro byacu kandi wibuke gukora subscribe niba utari wayikora uyu munsi.